nongeye kubasuhuza nanabaha ikaze mu biganiro bya Rwanda Star TV. Inshuti bakunzi muri mu mpande zose muri kureba ibiganiro byacu, turabakunda cyane, mukomeze namwe mudutera inkunga mukanda subscribe. Twizere ko rero aho muri mumeze neza, abo bitagenze neza kandi namwe mwihangane, Imana ibafiteho umugambi. Uyu munsi hari ikiganiro gishya mbazaniye ibigendanye n'impamvu nyamukuru zituma umusore musambanye atongera kuguha agaciro. Ni ibintu bigenda bigaragara hirya no hino, muzakunda no byumva cyane ko byamaze kugaragarira amaso ya benshi ko buriya umusore n'umukobwa iyo bamaze gusambana, cyane cyane badafite gahunda yo kubana, wa musore akagutereta akaba yakuryoshya kugeza muryamanye, abenshi usanga bitabirangiriraho ntiyongere kuguha agaciro. Ni impamvu rero nyinshi zibyihishe inyuma, ari nazo tugiye kuganiraho. Abagabo n'abasore abenshi wagira ngo ubundi ibabyara ni imwe, iyo mumaze gusambana mubyarana bo akigira nk'aho ntaho akuzi. Gusa nanone hari indangagaciro n'imyitwarire nk'umukobwa ukwiye kugira, izi zinatuma umusore akomeza kukubaha. Ni ukwitwararika rero. Ibi bintu bine nibyo abashakashatsi bagiye bagaragaza ko bituma umusore atongera kugukenera hafi ye iyo arangije gahunda ye yo gusambanya. Ibi bintu harimo kwisuzuguza. Umukobwa wese muri we wumva ko ari umuntu ufite agaciro ugomba kubahwa, ntabwo ajya apfa kugwa mu mutego wo kumurarana ijoro rimwe ngo umucire nka shikarete ishizemo umutobi. Umukobwa ntabwo aba akwiye kwemera kuba igikoresho cy'umusore cyangwa umugabo ngo amuyobore nk'uyobora itungo ritazi ubwenge. Ahubwo agomba gukora iki? Agomba kwihagararaho ku buryo adakoreshwa ibitamurimo, akajya inama n'umusore bagafatira hamwe umwanzuro kandi akirinda umwanzuro wazatuma yicuza. Ikindi kintu, ntabwo mugira umwanya wo kumenyana. Nk'umukobwa iyo wiyemeje kujya mu rukundo ugomba kugira intego, ugomba kugira umurongo ngenderwaho, ugatumbira intego yawe, wenda fiyansaye cyangwa ubukwe, ukirinda ikintu cyose kiri hanze y'inzira wahisemo. Umukobwa wese akwiye kwirinda guta igihe kuko ubuto burya burashukana. Nimba uhuye n'umusore ukumva ushaka ko muzabana, ugomba gutegereza mugafiyansanya, hanyuma kandi ugategereza igihe cy'ubukwe. Umusore uzatangira kukumvisha ko mugomba kugira ibyo mukora mbere, akakwereka ko mwamaze kwizerana bihagije ku buryo mushobora gusambana, burya abakubeshya kandi abagiye gutuma utakaza gahunda wari ufite z'ibyo watekerezaga ko muzageranaho. Umwari akwiye gushaka amakuru ahagije ku musore umusabye ko bakundana, akamenya umuryango w'uwo musore, kuko ashobora kumubeshya ko ari umusore nyamara ari umugabo afite undi mugore. Icyo gihe murabyumva neza ko aba ashaka imibonano mpuzabitsina gusa nta yindi gahunda. Inzobere mu by'imibanire zivuga ko urukundo rufite intego, ubundi rumara imyaka hagati y'itatu n'itanu rukagenda rufata indi myanzuro. Ikindi kintu, ntabwo uri umukobwa ashaka. Ni ikindi kintu buriya gishobora kuranga impamvu umusore ashobora kugusambanya agahita kwibagirwa. Nta kinegu kirimo. Mbere yo gutangira gukundana n'umusore, ubundi ukwiye kumubaza umukobwa ashaka uwo ari we, ukumva niba muzahuza. Ugendeye ku gisubizo aguhaye, ushobora kumenya niba muberanye cyangwa niba bitazakunda ukabivamo hakiri kare. Iyo utabigenzuye ngo ubihagarike kare, ushiduka igihe cyarakurenganye ukabihagarika urira ubabaye kandi wakabaye warabivuyemo kare ukagenda utekanye. Ni ukuvuga ngo nukundana n'umusore, ntabwo uzi umukobwa ashaka uwo ari we, ntabwo uzi nimba uri n'urwo rugero rw'umukobwa ashaka, hanyuma nawe ugahita nyine wirekura wese. Ni hahandi we azamara kubona ko utari umukobwa ashaka, kuko utigeze ubona mbere ko utari we, agahita kurekura nyamara mwararyamanye. Akaba ariho hava rero ya mvugo ko umusore muryamanye akenshi ahita kujugunya. Ikindi nanone kizatuma umusore muryamanye ahita kujugunya akakwibagirwa nk'utarigeze kumenya, aba yageze ku ntego ye. Abasore bamwe bashukwa n'ikigare barimo, bagahigira kuzasambanya nk'umukobwa runaka. Bene uwo musore rero iyo amaze kugutesha agaciro, ntabwo yongera kukwikoza. Ni ukuvuga ngo bisaba ko umukobwa ashishoza akanamenya neza niba umusore umusabye kumusura mu nzu ye adakoreshwa n'ikigare cy'abasore cyangwa abagabo bagenzi be. Ni ukuvuga ngo uba ukwiye kwitwararika ukareba neza nimba ari intego yindi agufiteho cyangwa ari urukundo rumugenza, kuko burya hari abantu bagusaba urukundo atari uko bagukunze, ahubwo ari ukugira ngo basohoze intego bagiranye n'abandi bashuti babo, cyangwa se nanone nyine atume irari rye rinyurwa hanyuma kujugunye uko yishakira.
Mukobwa rero, nimba ugiye kujya mu rukundo, banza urebe neza ikigenza umusore ugiye kugukunda, banza urebe neza umuryango we, kuko hari n'abaza ari abagabo ariko kubera irara agufitiye akakwereka ko ari umusore kugira ngo abanze kugereho. Ibi byose rero nubigenzura bizagufasha kutagwa muri uriya mutego, ndetse no kudahamya imvugo igaragaza ko umusore umaze kuryamana n'umukobwa akumva nyine amumazemo icyanga nk'uko bacira shikirete nawe akaba aramuciriye. Ni byiza rero ko nugenzura ibi ngibi ntabwo uzahura n'uyu mutego wa bamwe mu basore biyambika uruhu rw'urukundo nyamara bagenzwa n'irari cyangwa se n'ibindi bintu bitari byiza. Mwakoze cyane abakunzi bacu ba Rwanda Star TV, mwakoze cyane abakomeje kudutera inkunga. Tanga igitekerezo nimba hari ibindi ushaka ko tukuganiriza, jya hasi handikwa comment maze ubyandike tuzabigushakira. Mwakoze cyane, mukomeze kunogerwa na gahunda zose murimo hirya no hino